twizere ko mumeze neza mwese aho muri hose mu bice byose by'isi mudukurikira kandi tubashimira cyane ukuntu mudufasha mu gukurikira ibiganiro byacu abakoze subscribe. Twizere ko mwese mukomeje kugenda munyurwa n'ibiganiro tugenda tubashyiriraho. Uno munsi udasanzwe tubafitiye umutumirwa muri kumureba imbere yanyu kandi nzi neza ko mwabyishimiye cyane. Uratwibwira kugira ngo tuganire tuziranye? Murakoze cyane. Amazina nitwa Niba, ndi umuyobozi wa ITETERE FAMILY. Yego, ITETERE FAMILY ni bantu ki? Ese mwatangiye ryari? Mukora ibihe bikorwa? Murakoze cyane. ITETERE FAMILY ni umuryango ufasha abana b'imfubyi cyane bo ku muhanda, cyangwa tugafasha abandi bana batishoboye bakeneye ubufasha. Tumaze umwaka n'igice dukora, tugerageza gutanga ibyishimo nk'uko mubibona ahangaha. Yego, mutubwiye ko mwita ku bana batishoboye by'umwihariko bo ku mihanda. Ese kubitaho ni mu buhe buryo? Mubashakira imiryango babamo, mubaha ibyo kurya? Musobanurire neza tubwire. Kwita ku bana bo mu muhanda tugerageza kubafasha kubona ibikoresho bike by'ingenzi, tukabaganiriza. Murabizi abana bo ku muhanda bagira ibibazo bitandukanye, hari abava mu miryango kubera ubushobozi, hari abava mu miryango kubera kubwirwa nabi, hari n'abava mu miryango kubera ko badashoboze. Abo bose tugerageza kubasura tukabaganiriza, abemera gusubira ku ishuri tukahabasubiza, abemera gusubira mu miryango naho tukabasubiza mu miryango. Murabizi ko habaho nyine n'ababyanga, ariko izo mbaraga niho tugenda tuzishyira kugira ngo babashe kwibona nabo mu miryango. Twamaze kugira imyumvire mu mitwe yacu yuko kugira ngo umuntu agire umuterankunga aba afite umuzungu umumenera amafaranga. Wasanga nk'ufite nk'abazungu b'amafaranga ntababenya. Ese uvanaho ubushobozi? Abazungu ntabwo ari byo, ntabwo turabagira, ariko twebwe ubwacu twatangiye turi urubyiruko rutagera no ku 10. Turavuga ngo ni gute twabikora kugira ngo dutange ibyishimo ku bana. Tugerageza twebwe ubwacu kwishakamo ubushobozi, tugakora. Hari akantu dufite ko gutanga contribution y'igihumbi ku kwezi. Iyo ngiyo niyo dushyigikira tukaba natwe twatanga ibyishimo. Gusa nta zindi nkunga ziturutse ku ruhande tugira, twebwe ubwacu niko tubasha kwishakamo ibisubizo by'icyo kibazo. Mufite ahantu hamwe mukora mvuga ngo wenda abana bo mu karere kanaka nibo twibandaho cyane, cyangwa se dufokasinga ku bana bo mu murenge n'uyu cyangwa muri mpuzamahanga? Burya rero iyo ujya gutanga ibyishimo ntabwo wibanda ku gace runaka, ntabwo wibanda ku karere runaka, ugerageza kugera hose. Abana bo muri Nyarugenge turabafasha, abana b'Imuhanga twabafasha, abana b'Musanze twabafasha, abana bo muri Kicukiro twabafasha. Hose ku isi ahari abana bakeneye ubufasha, urumva twebwe ubwacu ntabwo dufite ibyo guhaza abana bose, ariko byibuze bake muri bo tugerageza kubafasha. Tugereranyije mu gihe mumaze mukora, mubona muva mwatangira kugeza uyu munsi, mubona mujya mbere cyangwa se hari ibimenyetso bigaragaza yuko ibyo mukora hari umusaruro bitanga? Tugereranyije nuko twatangiye turajya mbere cyane, turabyishimira, tunabishimira Imana, kuko ndabyibuka igikorwa cya mbere twakoze, twafasha abana turabogoshesha, tubahereza bodaboda, twumva twakoze ikintu cy'agaciro cyane. Ariko aho ubushobozi bwacu bugeze none aha, dufite ubushobozi bwo kuba twafasha abana 5 kwiga, buri mwana agakenera ibikoresho birimo na minerval bihwanye n'ibihumbi 40. Urumva abana 5 ni amafaranga menshi. Ni ikintu cy'agaciro twishimira, tunashimira Imana, kandi imbere ni heza. Yego, yego. Hari umuntu wumva ko gufasha bisa kuhembwa amamiliyoni byonyine, ukumva yuko ntabwo waba ufite ibihumbi 10 cyangwa se 30 ngo ube wafasha. Ni izihe nyungu nkawe utanga amafaranga yawe ataragaruka, ufata umwana wo ku muhanda, ugafata umwana w'Imuhanga ataruvuka atari na mwene wanyu? Ni izihe nyungu bikuramo? Burya rero iyo uzi agaciro k'impamvu uriho, ukamenya agaciro k'umuntu, ntabwo wita ku ufite byinshi, kubera ko nonaha wariye ariko hari utariye. Wagize amahirwe uriga, ushobora kuba warize ku bushobozi bw'abandi bantu cyangwa ku mbaraga z'abandi bantu, ariko nawe ufite ubushobozi bwo gufasha umwana. Nta nyungu zidasanzwe mbikuramo cyangwa abo dufatanyije, cyane ko twese turi n'abanyeshuri, ariko turareba tukavuga ngo gute wafasha umwana ejo nawe agafasha mugenzi we. Ni icyo ngicyo tubikorera cyane cyane. Burya ukorera umugisha ibindi bikizana. Nta nyungu zidasanzwe, nta kindi kintu, umugisha niwo wa mbere.
yego umugisha niwe wa mbere mu gihe umaze uri muri kino gikorwa ni ibihe bibazo ubona byiganje mu bana b'Abanyarwanda? Ibibazo byiganje mu bana b'Abanyarwanda ni byinshi cyane. Hari abana iyo ubirebye ukanabitekereza nk'umuntu birakugora. Hari abana baba babuze ibyo kurya, hari abana babona uburere bubi. Ababyeyi nabo hari ukuntu badashyiramo imbaraga kurera abana babo ngo babahe uburere, babigishe inzira nziza. Umwana agakura yumva amafaranga ari cyo kintu cya mbere, akava mu rugo akajya ku muhanda kugira ngo abashe kuba yabona amafaranga. Ariko tugerageje nyine tugenda tubona imyigire iracyari hasi bitewe n'ababyeyi cyangwa n'imyumvire y'abantu runaka. Umuntu akumva ko umwana we kuba yize icyo kintu kiba gihagije, ariko ntabwo nyine ari cyo kintu kiri imbere. Ibibazo rero abantu bagira ni byinshi, imiryango mibi, kubura ubushobozi. Urumva umwana ntabwo yajya kwiga ashonje. Agize amahirwe akabona umufasha bitewe n'aho tugenda hose tubona cyane umwana agize amahirwe akabona umufasha. Si bose ariko abenshi bakwiga bigakunda. Mu gihe umaze ibibazo urabizi, ikibitera n'icyakorwa urakizi. Muri rusange hakorwa iki noneho ku giti cyawe na groupe yo muganiriye mubona hakorwa iki kugira ngo umwana w'umunyarwanda agire vision? Tuvuga ngo byibura nimba mu bana 1000 n'urugero dufashe, tuzi neza ko bose bazabamo abagabo mu gihe kiri imbere. Tuzabona amayibobo ku muhanda, tuzabona abavuye mu ishuri. Hakorwa iki niba ndabigiremo uruhare noneho? Ikintu cya mbere numva cyakorwa cyane nk'ababyeyi bagira uruhare rwabo mu kurera abana babo. Ikindi numva cyakorwa nk'igihugu muri rusange, bagerageza gufasha abana, bakagerageza kubereka abana bagira ibibazo byinshi. Ubuyobozi bukamanuka bukegera abaturage bukareba. Urumva nk'umuyobozi w'akarere runaka hari ahantu abazi hari abana bafite ibibazo, ariko kuba we yize, kuba we ameze neza akumva ibyo birahagije. Numva abantu bose babishiramo, ukumva ufite umutwaro wo kuba wafasha umwana akava ku muhanda akabasha kwiga. Nubwo bamwe tutabyumva nk'uko bikwiye. Yego, reka tugarukira tubasanze hano mu karere ka Muhanga, ari mu murenge wa Shyogwe. Matubwira tubasanze ahangaha ngenje mbyivangamo sinzi bijya mbere. Muragezwa n'iki cyangwa se mwaje gukora iki? Madusobanura ko igikorwa cyagenze n'uko mwagiteguye n'ukuntu igitekerezo cyaje. Turasoza mugira ubutumwa muhereza Abanyarwanda by'umwihariko afite umutima wo gufasha. Murakoze cyane. Ahangaha mudusanze twaje mu gikorwa cyo gufasha abana. Nk'uko nari nabibabwiye, twifuje gufasha abana 5 kwiga. Batangiye mu wa mbere primaire, ariko turifuza ko twakomezanya nabo, Imana ibidufashije. Byagenze neza, twabahaye uniforme, twabahaye amakaye, twabahaye bage, twabahaye inkweto, tubahereza n'ibikoresho by'isuku. Ntekereza ko badufashije baziga bikagenda neza. Ikintu numva nasaba, turacyatangira, turasaba inkunga ku Banyarwanda. Uwumva agize umutima wo kuba yafasha ITETERE gukomeza ibikorwa byayo, yumva dushigikiye, yumva ari byiza, yadufasha tugakomeza tukagera kure. Ndasaba n'igihugu muri rusange gushyira cyane imbaraga mu guhereza abana uburere, kuko burya baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, aho umwana ahereye niho azamukira. Ndumva nifuza rero ko Abanyarwanda twese twabigira ibyacu. Hari imyumvire itari myiza mu mitwe y'abantu, yabona ukoze igikorwa cyo gufasha akumva ko uri kwiyerekana, akumva ko ari ukugira ngo ubone izindi nyungu zirenze ngo n'uwagufasha wayarya. Ni imyumvire y'Abanyarwanda, gusa icyo si cyo cy'ingenzi. Ahubwo reba umwana muturanye umuha amakaye ajye ku ishuri. Niwumva ushaka gufatanya na ITETERE natwe tujoininge, karibu. Ibyiza biri imbere kandi icyambere no umugisha w'Imana. Tutarava aho ngaho gato dusoza, ese abana mufashije birangira aho ngaho? Nk'ubu ngubu mufashije 5, ese birangirira uyu munsi, birangire ibyo mubahaye birangire bisaze bave mu ishuri, cyangwa se muzakomeza kubakurikirana mpaka? Tuzakomeza kubakurikirana paka barangije primaire. Urumva none aha dufite ubushobozi bwo kuba twabarihira primaire, ariko tugize amahirwe tukabona inkunga, tukabona akazi keza cyane, twese turi abanyeshuri nta kazi dufite, byadufasha tukaba twabafasha no kwiga na kaminuza bakayiga kubera Imana. Yego, wabashaka yababona gute? Uwadushaka ITETERE ubundi ikorera i Kigali, ariko harimo abantu bo mu ntara zigiye zitandukanye mu gihugu cyose, harimo nabo hanze. Gusa nta kibazo, twatanga nimero batubonaho. Nimero yacu ni 0788
04 09 99 6. ndongera nyisubiremo 078 04 09 99 6. ufite icyifuzo ushaka kutubwira, ufite ikibazo kuri ITETERE, ufite ubufasha ushaka kuduha, nta kibazo ni karibu. Reka tubashimire cyane. Reka tubashimire namwe mwese ngo mwumvishije niba ufite umutima wo gufasha bajeninge, ndetse ubaha ibitekerezo byawe birakenewe, ndetse n'amafaranga. Shaka uri n'umubosi ukeneye abantu bakorera, bakeneye akazi kugira ngo babone amafaranga. Mwese twizere ko murakomeza kumererwa neza, tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde. Nitwe Ndayishimiye.